Ndabasuje ikaze kuri Rwanda Update Info. Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe irangamuntu NIDA iributsa kandi ikamenyesha abaturarwanda bose ko igikorwa cy'irangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda. Mu by'ukuri nubwo ubona ko hari abaturage bamwe na bamwe batari kugenda bitwaje ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuba babwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga, kandi leta mu by'ukuri yatangaje ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuba babwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga. Leta rero ikaba yongeye gutanga rino tangazo kugira ngo abaturage babashe kumenya ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuba bagenda ku murenge cyangwa se guhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga bitwaje ibintu byose bisabwa. Nubwo ubona ko abaturage bari kugenda ku murenge gusaba irangamuntu y'ikoranabuhanga batitwaje ibintu byose bisabwa, rero leta ikaba yongeye kuba yatanga rino tangazo kugira ngo abaturage n'abandi bantu bataragerwaho kuba bafata izirangamuntu z'ikoranabuhanga babashe kuba bamenya ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuba babwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga. Ese ni ibiki bisabwa kugira ngo babashe kuba babwa irangamuntu y'ikoranabuhanga? Kuki ubona ko abaturage batari kugenda bitwaje ibintu byose bisabwa, kandi leta yarashizeho gahunda y'uko abaturage bagomba kugenda bitwaje ibintu byose bisabwa. Ese ibyo bintu bisabwa ni ibiki? Ndagira ngo mu by'ukuri munyemene babwire ibyo bintu byose bisabwa uko ari bine cyangwa se uko ari bitanu kugira ngo nabashe gusobanukirwa neza cyane niba ibyo bintu ubyujuje. Ikintu cya mbere gisabwa kugira ngo ubashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga nta kindi nuko ugomba kuba uri umunyarwanda cyangwa se ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda. Icyo nicyo kintu cya mbere gisabwa kugira ngo ubashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya kabiri gisabwa kugira ngo ubashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, ugomba kuba ufite nimero y'indangamuntu yawe cyangwa se iyo ndangamuntu yawe usanzwe ufite. Nicyo kintu cya kabiri gisabwa kugira ngo ubashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya gatatu rero gisabwa cyangwa se ugomba kugenda witwaje ku murenge kugira ngo ubashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Ubwo ndavuga ko umufite cyangwa se kutamufite, nawe ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi bawe. Ikintu cya gatatu rero ugomba kugenda witwaje ku murenge, ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'uwo mwashakanye. Ubwo niba uri umugore ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umugabo wawe, nawe niba uri umugabo ugomba kugenda witwaje nimero y'indangamuntu y'umugore wawe. Icyo ni ikintu cya kane ugomba kugenda witwaje ku murenge. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma abantu batari kumenya kandi batari no guha agaciro, kandi mu by'ukuri gikenewe kugira ngo ubashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Nutakijyana ntago uzabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ikintu cya nyuma rero ari nacyo cya nyuma abaturage batari gushira muri mind, nimero y'indangamuntu y'umuranga. Aka kantu mukumve neza cyane mugashire muri mind kugira ngo mumenye nimero y'indangamuntu y'umuranga ni iki. Ko abaturage bari kugenda ku murenge bitwaje ibyo bintu byose, ariko ugasanga nimero y'indangamuntu y'umuranga ntago bari kugenda bayitwaje, kandi ikenewe kugira ngo bashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri rero leta ikaba itanze rino tangazo kugira ngo abaturage n'abaturarwanda bose bari gufata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga cyangwa se n'abantu batarazifata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga babashe kumenya ibintu byose bisabwa kugira ngo bashe kugenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga nyine ubyujuje, kuko hari uturere tutarafata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga nyine bataragerwaho kugira ngo babashe kuba bahabwa zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Ariko mu by'ukuri rero leta nuko itanze rino tangazo kugira ngo namwe mutaragerwaho kuba mwafata zirangamuntu z'ikoranabuhanga babashe kumenya ibintu byose bisabwa kugira ngo ubwo namwe muzamugezweho gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga, namwe muzamuzi ibintu byose bisabwa cyangwa se muzagende ku murenge muzi ibintu byose bisabwa mwaramaje gushaka amakuru akenerwa kugira ngo babashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Kuko urabona ko abantu bari kugenda bahabwa zino rangamuntu z'ikoranabuhanga ntago bujuje ibyo bintu byose bisabwa. Uri kubona ko abaturage bari kugenda batitwaje nyine ibyo bintu byose bisabwa, bari kugenda bitwaje nk'ibintu bine cyangwa se bitatu, ari ugasanga ikintu cya kane cyangwa se ikintu cya nyuma ari nacyo inimero y'indangamuntu y'umuranga ntago bari kugenda bakitwaje. Ese nimero y'indangamuntu y'umuranga ni iki? Abaturage bari kugenda bayibazaho cyane cyane, nyine bagenda batanga comment bibaza nyine nimero y'indangamuntu y'umuranga ari iki, ni iki mu by'ukuri. Ndagira ngo rero mbere yuko tugenda gusesengura cyangwa se kubabwira nimero y'indangamuntu y'umuranga cyari cyo, ndagira ngo niba uri kubona Rwanda bageze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nganga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. By'umwihariko video niba wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu. Ndagira ngo mu by'ukuri rero mbabwire ko bashizeho umubare utishyurwa abantu bajya bahamagara kugira ngo babashe kuba bamenya amakuru ajyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga naho bigize nyine, kugira ngo babashe kuba bamenya neza n'ibintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba bamenya ibintu byose niba ubyujuje kugira ngo ubashe kuba wabwa inimero y'indangamuntu y'ikoranabuhanga hano mu Rwanda iri kugenda itangwa. Mu by'ukuri nta wundi cyangwa se umurongo bashizeho muzajya mubahamagara nta wundi, ni 3600 n'umubare bashizeho utishyurwa kugira ngo mujye mubasha kumenya amakuru y'indangamuntu z'ikoranabuhanga. Kuko mu by'ukuri ubona ko abaturage ntabwo bari kumenya ibintu byose bisabwa kugira ngo babashe kuba bahabwa izirangamuntu z'ikoranabuhanga. Gusa nanone irangamuntu y'ikoranabuhanga ikaba leta yarashizeho icyitonderwa cyane cyane gikomeye kugira ngo ubashe kuba wahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Icyo cyitonderwa nta kindi nuko rero umwana uri munsi y'imyaka 16 ntabwo yemerewe kugenda gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga atitwaje umubyeyi cyangwa se atanye n'undi muntu umuhagarare mu buryo bw'imibereho bya hano mu Rwanda mu by'ukuri, cyangwa se undi muntu nyine umuhagarare kugira ngo abashe kuba yamutangira amakuru yuzuye kandi yizewe. Kuko urabona ko irangamuntu y'ikoranabuhanga izajya ihabwa n'umwana ukivuga kwa muganga kugira ngo abashe kuba yabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Urumva ko umwana rero ukivuga kwa muganga cyangwa se n'umwana ufite imyaka 5 n'umunani ntabwo yabasha kumenya gutanga amakuru n'imyirondoro y'ibyo byose. Ni nayo rero leta yashizeho iyi gahunda y'uko abana bari munsi y'imyaka 16 batemerewe kugenda gufata irangamuntu batitwaje n'ababyeyi babo kugira ngo babashe kuba babatangira amakuru yizewe hano muri leta. Kuko urabona ko irangamuntu y'ikoranabuhanga izajya ihabwa abana bose, umwana wari wese uzajya uyifuza. Kuko urabona ko irangamuntu yari isanzwe iriho wajya gufata nyine
irangamuntu ari uko umaze kugira imyaka y'ubukure gusa. Nanone nuko kuri iyi ngiyo ntago uzajya uhabwa irangamuntu ari uko wakuze, ahubwo uzajya uyifuza cyangwa se ukifuka kwa muganga, nuko uwo mwana nawe azajya ahita ahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Urumva ko rero niyo mpamvu rero leta yashizeho iki cyitonderwa kugira ngo ababyeyi bose bamenye ko bagomba kugenda bitwaje n'abana babo kugira ngo babashe kubatangira amakuru meza cyane muri leta. Ikindi kintu wamenya kuri irangamuntu y'ikoranabuhanga iri kugenda itangwa hano mu Rwanda rero nuko mu by'ukuri irangamuntu y'ikoranabuhanga izajya ihabwa impunzi, ihabwe abimukira ndetse ihabwe n'abanyamahanga bari hano mu Rwanda. Mu by'ukuri rero irangamuntu y'ikoranabuhanga ikazajya ihabwa umuntu uwo ari we wese uyifuza, waba uri umunyarwanda cyangwa se utari umunyarwanda ariko nanone wibera hano mu Rwanda ushaka irangamuntu y'ikoranabuhanga nuko uzajya uyihabwa. Gusa nanone iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga ikazajya ihabwa n'abanyamahanga bari hano mu Rwanda, bitewe nuko abanyamahanga bagenda basaba serivisi leta, ugasanga ari serivisi leta itari ko bagenda ibahereza bitewe nuko nta rangamuntu cyangwa se ubwene igihugu bafite bw'u Rwanda. Gusa nanone rero ukabona ko leta nanone hari serivisi igenda ihereza abanyamahanga ariko ukabona ko iri kugenda bigora. Niyo mpamvu rero leta yashizeho iyi gahunda yuko irangamuntu y'ikoranabuhanga umuntu uwo ari we wese w'umunyamahanga, impunzi n'abimukira wifuza irangamuntu y'ikoranabuhanga nuko ya hano mu Rwanda nuko azajya ayifata kugira ngo ibyo bibashe kumwohereza cyangwa se gukemura ibibazo bimwe na bimwe bagenda bahura nabyo hano mu Rwanda. Ukabona ko iri kugenda bibagora cyangwa se ukabona ko byagendaga bigora abanyamahanga bari hano mu Rwanda gufata serivisi cyangwa se guhabwa serivisi za hano mu Rwanda, ukabona ko byagendaga bibabangamira. Niyo mpamvu leta yashizeho iyi gahunda kugira ngo byibuze irangamuntu y'ikoranabuhanga abantu bose, ku muntu uwo ari we wese uyifuza uzajya ahabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo byibuze byibashe kuba byatanga cyangwa se baga serivisi inoze hano mu Rwanda batinumbya bavuga ko mu Rwanda batanga serivisi itanoze. Gusa nanone mu by'ukuri nuko ibi bintu bizafasha abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Gusa nababwira ko irangamuntu y'ikoranabuhanga yashyizweho kugira ngo bitewe nuko u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane cyane w'iterambere, ukabona ko abaturage bakeneye nyine irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ngira ngo murabizi, tugarutse inyuma gato cyangwa se irangamuntu twari dusanzwe dufite, murabizi ko iyo wayitaga cyangwa se wageraga nko kwifuza wayitaye ukagenda kwifuza ntago babashaga kukuvuna bitewe nuko ntago wabaga ufite irangamuntu nyine. Gusa nanone iyi irangamuntu y'ikoranabuhanga nuko izajya iba iri muri system, nta kuvuga ati ngo wayitaye cyangwa se wagiye kwa muganga ngo ntibakuvuye, oya, ahubwo nuko irangamuntu y'ikoranabuhanga nuzajya uba uyifite nuko uzaba ugenda muri serivisi iyo ari yo yose uzaba ugiye kwaka, nta byo kwirirwa uvuga ati ngo ufite irangamuntu cyangwa se bakaza ngo ufite irangamuntu, kuko muri system bizajya bigaragara neza ko ufite irangamuntu, bahita bagukora serivisi neza cyane bitakinze cyangwa se bitagoranye, kuko urabona ko mbere wabashaga gutanga irangamuntu bagashiramo ngo nimero y'indangamuntu yawe, ariko kuri ubu ngubu nuko rero serivisi uzajya uyihabwa byihuse cyane cyane bitewe na mpamvu rero leta yashizeho iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo ijye ifasha abaturage muri serivisi ihereza abaturage ndetse n'abaturage serivisi baka leta ijye ibasha kuba yihuta cyane cyane, kuko urabona ko serivisi abaturage bagenda baka leta ariko ukabona ko serivisi zigenda zitinda cyangwa se zidindira bitewe nuko irangamuntu zigenda ziba zifite nk'ibibazo byinshi cyane. Gusa rero irangamuntu y'ikoranabuhanga nuko yo ijeje gufasha ibyo bibazo byose abaturage bagenda bahura nabyo ndetse n'ibibazo leta ibigenda ihura nabyo kugira ngo byibuze byibashe kuba byakemura ibyo bibazo byose hamwe biba byagiye bihurizwa. Mu cyuko rero iyo akari gahunda leta ibaragiye ishiraho ireba umuturage cyangwa se yafasha umuturage mu iterambere rya buri munsi kugira ngo babashe kuba yajyana n'umuvuduko cyangwa se n'iterambere u Rwanda ruri kugenda rwirukankaho. Mu by'ukuri ndabashimiye, twamenye kuva ibyo itangiye kugira irangiye muri abantu b'agaciro cyane. Mu by'ukuri iri itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza akanya rira buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse n'uri hanze y'u Rwanda yuko leta gahunda y'indangamuntu y'ikoranabuhanga mu Rwanda ikomeje kugenda itangwa ku muntu wari wese ufite irangamuntu cyangwa se wifuza gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga mu Rwanda. Nuko mu by'ukuri yamenya aya makuru meza cyane kuri leta bagiye itangaza. By'umwihariko ndabashimiye, twamenye kuva ibyo itangiye kugira irangiye. Ariko niba uri kubona urugamba rugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta bagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. By'umwihariko video niba wayikunze kuri like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu cyane kuri Rwanda Update Info. Turakunda cyane iri rya itangazo leta y'u Rwanda imaje gutangaza akanya rira buri munyarwanda wese k'igikorwa kirangamuntu z'ikoranabuhanga gikomeje kugenda gitangwa hano mu Rwanda. Abaturage munamenya ibintu byose bisabwa kugira ngo bashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, n'ubwo uri kubona ko abaturage batari kumenya ibintu byose bisabwa kugira ngo bashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga. Gusa nanone nababwiye ibintu byose bisabwa ko ari bitanu ugomba kuba wujuje kugira ngo ubashe kuba wabwa iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga ku murenge. Nugenda ubyitwaje ibyo bintu byose nk'uko nabibabwiye, irangamuntu y'ikoranabuhanga nawe uzabasha kuba wayihabwa neza nta kibazo. Leta imenyesha abaturage batarabasha kuba babwa irangamuntu y'ikoranabuhanga kwituna cyane kandi gushaka amakuru y'ingenzi kugira ngo umenye ibintu byose bisabwa kugira ngo ubashe kuba wabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga cyane. Turakunda ngani kuri Rwanda Update Info, nababwira ko muzajya mukuraho amakuru meza cyane leta ibagiye itangaza kandi mu by'ukuri n'ibyemezo by'inama byagiye bivugirwa mu nama byose nuko mwajya mubisanga kuri Rwanda Update Info. Turakunda cyane.